Yes, nongeye kubaha ikaze rero bakunzi bacu, bakunzi basobanukirwa 5TV, nkaba nizeye ko mukomeje kugubwa neza. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku bintu 10 abakobwa benshi bashyigikira cyangwa bemera mu buryo runaka, ariko nyuma bakazabyicuza. Iri somo rero rigamije kubaka ubwenge, kwirinda amakosa ndetse no gufata icyemezo kirambye. Rero nkaba mbahaye ikaze mwese, ngira ngo namwe uyu mwanya mubashe gusobanukirwa nk'uko channel yacu nyine yabyiyemeje kujya ibasobanura ibintu byinshi mutabasha gutahura. Mbashimira nyine namwe mwese mukomeje gukora subscribe, mukanakora share, mugakora na like ndetse mukaduha na comment, hanyuma tukabasha kubona ko turi kumwe namwe 5 kuri 5. Icya mbere rero umukobwa yagombye kwirinda ni ngo kwizera ko urukundo ruhindura umuntu. Kwizera ko urukundo ruhindura umuntu. Umukobwa ugerageza gukosora umusore ufite imyitwarire mibi, akumva yuko mu by'ukuri niba umusore afite imyitwarire itari myiza, akumva yuko uwo muntu ashobora kuba azamuhindura, azamukosora. Ni ngo hari abakobwa rero bizera ko bazahindura umuntu w'ingeso mbi, ariko ntibamenye ko umuntu ahinduka gusa iyo abishatse. Ibi bikarangira rero mubabaye cyane, n'uwo ngo uhuye nawe ari umusinzi, ari umusambanyi, ari umujura, avuga nabi, rimwe na rimwe ukibwira ngo uwo muntu uzamuhindura. Rero biragoye ko wowe ubwawe ushobora kumuhindura. Burya umuntu ahinduka ari uko abishatse. Rero usanga inshuro nyinshi ikintu mucyitaho, ariko kandi ugasanga birangiye mubabaye. Icya kabiri ni ukuvuga ngo kwihangana birenze urugero mu mibanire mibi. Umukobwa agakubitwa cyangwa baratukana n'umukunzi we, ni ukuvuga ngo icyo kintu hari ukuvuga ngo hari kwihangana ni byiza, ariko iyo bigeze aho uhora wishyura, ni ukuvuga ngo iyo ugeze ahantu mu by'ukuri uhora wowe ubabaye gusa, ugasanga imibanire yanyu, ugasanga wapi ibintu bimeze nabi gusa ugahora, ni ukuvuga ngo icyo gihe nawe uba utakaje ka gaciro kawe, cyangwa se nawe ukishe. Rero kwihangana ni byiza, ariko iyo bigeze aho uhora wishyura ubabarira, nakoze ibi sheri rwose ndakubabariye, yewe usanga iyo mibanire yawe kabisa nta kigenda, ari imibanire iteye agahinda. Icya gatatu, kwitandukanya n'inshuti n'umuryango kubera umusore. Ni ukuvuga ngo usanga abakobwa rimwe na rimwe hari ukuntu nyine akunda, agakunda umusore kabisa, ugasanga umukobwa ari kumwe n'umusore, ariko telefoni zose azikuyeho. Umuntu ari kumwe n'umusore ariko fone zose ugasanga reka da, ugasanga ntaziriho. Rero umusore uzagusaba kwitandukanya n'abantu, aba agutegurira gufungwa mu buzima. Icyo kintu ugomba kukirinda. Ntuzatume urukundo rugutandukanya n'ubuzima bwawe busanzwe. Gukunda umusore hanyuma wamara kumukunda ukumva ko niwe wenyine gusa, niwe mbega niwe byose, nta imiryango ukayicaho, inshuti ukazicaho, abantu mwavuganaga ugasanga urimo urabikuraho, mbega ugasanga nyine urumva ko umuntu ari uwo nguwo. Icyo gihe rero nta kindi bizagusigira uretse kwicuza ndetse n'agahinda kazakubana, agahinda kenshi. Ikindi, gukunda amafaranga kurusha urukundo nyakuri. Na buriya umukobwa wishimye ari mu modoka y'umusore, nyuma yicaye wenyine atekereza, yatekereza. Uvuga ngo amafaranga ni meza bavandimwe, ariko ntiyuzuza umutima. Iyo umukunda kubera ibyo afite, uzasigara uri wenyine igihe ibyo afite birangiye. Ni ukuvuga ngo abakobwa rwose bishimira amafaranga, bakishimira abasore bafite amafaranga, bakishimira abasore bafite amamodoka, bakishimira abasore kandi ugasanga n'ubu ushaka ibyo nawe rimwe na rimwe nta n'ikintu afite tu, ahubwo wowe nyine ari aho gusa, mbonye ufite imodoka, mbonye ufite iki.
akishimira ibyo ngibyo gusa. Rero muvandimwe, mukobwa, ni kwishima ni byiza, kwishimira ngo umusore ufite imodoka hanyuma ukanga abandi bari aho ngaho. Rimwe na rimwe ugomba kugira ubwenge bwo gutekereza. Amafaranga ni meza ariko ntiyuzuza umutima. Iyo umukunda kubera ibyo rero, ukamukundira kubera ibyo afite, reba ntuzasiga ari wenyine igihe ibyo afite bizaba byaranye. Ni ukuvuga ngo niba afite imodoka ejo bundi akayibura, akaba afite amafaranga ejo bundi bikarangira, akaba afite akazi ejo bundi bikanga, ni ukuvuga ngo ubwo nyine wazigendera, wowe usigare wenyine, ibyo washatse ubibure. Ikindi, kwinjira mu mibonano vuba mpuzabitsina, icyo ni ikintu nacyo ugomba kwirinda. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu usanga umukobwa akumva ko imibonano, ni ukuvuga ngo imibonano si ingwate y'urukundo. Ubundi icyo ni cyo kintu cya mbere wagombye kumenya. Iyo winjiye vuba mu rukundo muri ibyo ngibyo, ushobora gutakaza icyubahiro cy'urukundo rurambye. Iyo watangiye kubyinjiramo, ukumva yuko gukora imibonano nawe ari ikintu nyine kizakugaragariza ko umuntu agukunda, aho ngaho uba wishuka. Ibyo ntabwo ari byo cyo kintu na kimwe gishobora kukwinjiza mu mibonano, mu rukundo rurambye, ahubwo uzasanga mu by'ukuri wishuka. Reka bibutse no gukora subscribe, usangize inshuti, ukore comment kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bigere ku bantu benshi. Murareba ariko ugasanga nta subscribe umukozi. Rero bashishikarize kugira ngo ujye uhita ukanda aho ngaho, ibiganiro byacu niba wabikunze bijye bikugeraho kandi bikugereho neza. Icya gatandatu, kwigana abandi, ari cyangwa se aricyo bita peer pressures. Ni ukuvuga ngo icya mbere ugomba kwitonderaho umukobwa, sigaho kwigana ibyo abandi bakora. Ni ukuvuga ngo buri wese afite igihe cye, afite ubumenyi bwe, yewe n'inzira ye. None wowe urinde ushaka kuba nka nyanaka. Uriya yisize ibi nawe urashaka kubyisiga, uriya yambaye ibi nawe urashaka kubyambara, uriya yakora ibi nawe, kandi ntuzi ngo byanyuze he, ntuzi ahantu byaturutse. Rero ugasanga igihe cyose urashaka kwigana iby'abandi utazi ngo byavuye. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kwitondera, kwigana ibintu by'abandi, ahubwo wowe ukagira gute, ukamenya icyo wagombye gukora kugira ngo nawe ugire ukubaho kandi ubeho nkawe, ureke kubaho nka nyanaka. Icya karindwi, gufatirana urukundo. Urukundo rushyirwaho igitutu ntirumara kabiri. Nta rukundo rubaho rw'umusubizo. Ni ukuvuga ngo urukundo ubundi ikintu cya mbere ugomba kumenya, ugomba kurwitondera. Nta nubwo ngo ruhutiraho burya, nta nubwo rwinginga, oya. Rero iyo umukobwa wagerageje gusama inda ngo ashyingirwe n'umusore, hari ukuntu abakobwa bo nyine yakumva yuko nasama niteza umusore akamutera inda, umusore ngo ari buze kumutwara kubera ko yamuteye inda. Oya, aho ngaho rwose urishuka cyane. Ibintu mutumvikanyeho, ibintu mutica ngo muganire, wowe ushaka kuzana iby'itutu, aho ngo ibyo bizakurangirana wicujije. Ubundi nta rukundo rw'agahato rubaho, nta n'urukundo rwo kwinginga cyangwa se rw'igitutu. Urukundo nyine ni urukundo, ni ikintu mwicara mukumvikana, mukaganira, mugahuza, mbega mukareba ikigenda cyangwa se ikitagenda. Ibyo byose mukicara mukabitwara neza, bikagenda mu buryo nyabwo. Ikindi, gusuzugura abasore. Ni ukuvuga ngo hari abakobwa mu by'ukuri ugasanga nk'umukobwa utemera umusore wifashe neza, agahitamo ufite swag, yamugezweho. Ugasanga nyamara umusore ari aho aratuje nta kibazo, ariko kubera ko wadahaye, ntasohoka, ntatembera, ntagira ate, ntuzamubona mu by'akakungu n'iki, ariko ugasanga abakobwa uwo nguwo ngo baramwita umuntu udasobanutse, umuntu utameze neza, umuntu nyine utajyanye na viziyo, kandi wari ufite intego, ariko ugasanga arimo arirukanka muri ba bantu nyine bari aho ngaho, nabo byacanze nk'uko byamucanze. Rero uko umuntu asa burya si nako umutima we umeze. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kwitondera. Rero ntukibwire ko umuntu udakomeye mu byo ubona adafite n'indangagaciro zikomeye. Kuba udashobora kubona umuntu yirukanka mu bintu by'akavuyo nk'ibyo ushaka kugendamo, burya ntukibwire ko adatekereza, cyangwa se ntukibwire ko uwo muntu adafite umutima muzima, cyangwa se atabasha kugera ku ntego kubera ko
atakujyanye aho abandi bajya, aho ushaka, ntiyagusohokanye, ntimwaraye amajoro, ntimwagize gute, ibyo byose ni ikintu uba ugomba gutekereza. Ikindi, kwitakariza icyizere kubera amagambo mabi. Amagambo mabi kabisa burya nayo ateza ibibazo cyane. Ni ukuvuga ngo umusore ubwira umukobwa amagambo amuca intege, icyo nacyo ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo nta muntu ukwiriye kukumvisha ko nta gaciro ufite. Icyizere cyawe nicyo kimenyetso cy'ahazaza hawe, icyo ni icya mbere. Wowe mukobwa ubona umuntu ubwira ko nta gaciro ufite, nta ntege ufite gute? Ubundi abikubwira kubera iki? Wowe igihe cyose wagombye kwiyumvisha ko uri umuntu ukwiriye, urumva, kandi uri umuntu ufite agaciro. Icyizere cyawe ni nacyo kimenyetso cy'ahazaza hawe. Rero impamvu azabwira ko nta gaciro ufite, wowe uzaba wamweretse ko ntako ufite. Ariko numwereka ko ufite agaciro, icyo gihe azaguha agaciro. Ariko numwereka ko ntako nyine, icyo gihe azakakwambura. Ni ukuvuga ngo ni wowe wa mbere ugomba kwifatira icyemezo cy'ahazaza hawe, ku buryo nyine akureba akabona ko ufite nyine icyizere, ufite ejo hazaza hawe, ufite ikimenyetso, yakureba nyine akakubaha. Ariko niwicisha amazi, nawe azaba agize gute? Azaba akubonye. Ikindi, kutiteza imbere ngo arindiriye umugabo w'umukire. Abakobwa benshi banga gukora, bakajya bakirirwa boza inzara, bakirirwa bambara utwenda n'iki, bari aho gusa ngo bategereje ngo umugabo w'umukire ngo uzaza kubatwara. Agutwara se shahu? Wowe urinde wo gutegereza umukire? Ubundi wowe ufite iki ugomba guheraho? Rero ni ukuvuga ngo ntabwo umukobwa rwose uryamye mu rugo udakora, akarota inzozi, ugasanga umukobwa arahusa, aryamye mu rugo ntakora, ariko akarota inzozi z'umugabo wifite. Njye ndashaka umuntu umeze gutya, ndashaka umuntu uzankorera ibyo. Oya, ibyo ngibyo rwose, ibyo ngibyo ushobora kuzaryama aho ngaho, bakajya baza bakirirwa bagukiniraho, ariko bikarangira nta n'ugutwaye. Kubera iki? Buriya abasore basobanutse, abasore bafite ubwenge, bo bareba mu mitekerereze y'umukobwa. Ntabwo azaza ngo arebe izo nyashi, arebe ikibero, arebe amabere uko umuratira. Ibyo byose ni ibintu bishira, ibyo ni ibintu bivaho, ibyo ni ibintu bihinduka, ibyo ni ibintu bigenda, ubwiza burashira bukavaho, yebana neza neza ugasigara uri ikindi kintu. Ibyo rero umusore ufite ubwenge buzima ntabwo ashobora kwirirwa abirebaho. Rero wowe numva ko ari byo by'agaciro ufite, mu by'ukuri nawe ufite ikibazo gikomeye. Ahubwo wowe icyo ugomba gukora ni ikiteza imbere, uzahora n'umuntu mwuzuzanya, urumva, aho gutegereza kugira gute, aho gutegereza gutungwa n'undi. Ngira ngo ibi bintu bari bacu kuri iki kiganiro, ngira ngo rwose ni ibintu bisobanutse. Se nawe waba hari aho waba waratekereje kuri ibi bintu, cyangwa se warabigendeyemo, cyangwa se ukabibamo, wumva yuko ariko bizagenda? Oya, ntibigutere kwiheba niba wenda warabashe no kubinyuramo rimwe na rimwe, ariko ubitekereza. Ikintu cy'ingenzi rero ni uko ubu ngubu noneho ubonye ukuri. Ubonye ukuri. Sobanukirwa 5 TV ihari kugira ngo igusobanurire, ikugezeho ibintu bigiye bitandukanye, ibintu by'ubwenge, ibintu wagomba kwirinda kugira ngo ejo utazasuzugurwa, cyangwa se ejo ubuzima bwawe bukarangira nabi. Kandi wari umuntu mwiza, wari wa muntu, nawe urabyumva. Rero bavandimwe, ubuzima bw'urukundo n'imibanire bisaba ubwenge, kwiyubaha no kwiga buri munsi. Ibyo wahisemo ejo bishobora kuba impamvu yo kwicuza uyu munsi, ariko n'ubu biracyashoboka guhindura ibintu. Niba rero iyi videwo yacu yakugiriye umumaro, ukaba wayikunze, ukaba yakuryoheye, ukaba wanarimo inyigisho, yewe ukaba ushaka n'izindi zigiye zitandukanye, kanda kuri like, hanyuma subiza ibitekerezo, icyo wumva wakuyemo, ushatse wabidusangiza muri comment, hanyuma kugira ngo n'abandi bakomeze bagende babyumva. Rero kandi usangize abandi kugira ngo nabo basobanukirwe niba koko hari ikintu byakumara. Rero murakoze cyane, kandi turakomeza kwigira hamwe kuri Sobanukirwa 5 TV. Rero tuzahurire mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, aho tuzareba no ku zindi ngingo zubaka. Bye bye bye.